This lesson today is going to be solemn. Icyigisho cy'uyu munsi kigiye kuba ari cyo kwitabwaho cyane, kandi abadukurikiye muri hano namwe abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga tubahaye ikaze. I want to ask you in the back to put on that clock 30 minutes. Ndasaba bari inyuma gushyira iminota 30 ku isaha kugira ngo ntaza kuyirenza. At this time, without further ado, let's all kneel. Muri uyu mwanya tudatinze, mureke twese dupfukame twitegure kwakira ijambo ry'Imana. Father in heaven, Data uri mu ijuru, we're thankful for your presence. tugushimiye ko uri kumwe natwe uyu mwanya, kandi duteraniye hano kubera ko twizera ko ari wowe waduhamagariye kuza. As you open up your words, Ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, uha umwuka wawe buri wese uri hano, kandi ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, we pray humbly, dusenze twicishije bugufi kugira ngo uhe amaso yacu kureba, kugira ngo tubashe kumenya icyo ukuri cyari cyo, and discern tubone n'icyaha mu myambaro yacu yose. Forgive us of our sins. Utubabarire ibyaha byacu byose, kandi turabigushimiye, uduhe umugisha wawe ubwo tubona ko imperuka iri bugufi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. I love the statement from Testimonies Volume 6. Nkunda amagambo ari mu bihamya by'itorero umuzingo wa 6 kuri paje 61 Perils of the last avuga neza ngo ibihe bishishana byo mu minsi y'imperuka ubu biradusatiriye. Ngo ibihe bimeze bite? Ibihe bishishana. Arakomeza ngo kandi mu murimo wacu tugomba kwereka abantu akaga barimo. Nimureke amashusho akomeye ubuhanuzi bwavuze ye gutambuka atavuzweho. If our people were half awake, Iyaba abantu bacu bari bakangutse kimwe cya kabiri cy'uko bagomba gukanguka, iyaba basobanukirwaga ubugufi bw'igihe n'ubugufi bwo gusohora k'ubuhanuzi buvugwa mu byahishuwe, haboneka ubugorozi bukomeye mu matorero yacu, kandi abantu benshi cyane barushaho kwizera ukuri. Arakomeza ngo nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa, ahubwo tugomba kureberera ubugingo bw'abantu ntaho tuzabubazwa. Ndifuza ko tujya mu byahishuwe igice cya 14, hari icyo tugiye kuhareba. I only have 30 minutes. Mfite iminota igera kuri 30 gusa kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo yose y'ingenzi. Mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe, ijambo ry'Imana ritwereka ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bugomba kubwirwa amahanga yose n'amoko yose n'indimi zose n'abantu bose. Marayika wa mbere ahamagarira abantu bose ku gusubira ku kuramya k'ukuri, bakaramya Imana nk'umuremyi. Ibyo bigashimangirwa n'umunsi wayo wo kuramya ari wo w'isabato. Ayo ntabwo ari amakuru mashya murayazi. Ku murongo wa 9 n'uwa 10 w'icyo gice hatwereka ubutumwa bwa marayika wa 3 aribwo bubanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Iki ni cyo gikorwa kidasanzwe kandi gikomeye cyane kibanziriza rwose kugaruka kwa Yesu Kristo. Ni ubutumwa buvuga ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, ukaba ari ibyago 7 by'imperuka bizakurikirwa no kurimbuka kw'iteka ryose. Ibyo mubisobanukirwe cyane. Ku murongo wa 14 kugeza kwa 16 w'icyo gice tubona Yesu Kristo agaruka, maze isi ikagera ku musozo. The mark of the beast is near. None twaba turi kubona ibimenyetso bigaragaza ko icyo kimenyetso cy'inyamaswa kiri bugufi, kandi tubimenya kuko mu byahishuwe igice cya 13 hagaragaza ikimenyetso cy'inyamaswa gitangirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigakwira mu isi yose. None ibyerekeza aho twaba turi kubibona, tubwirwa ko inyamaswa ikora ibyo ari yatangiye isa n'umwana w'intama, ariko ikavuga nk'ikiyoka. Kandi ku murongo wa 12 Amerika itegekesha ububasha bwose bw'inyamaswa ya mbere, bivuze ko izigana ikintu cyose cya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ni iki turi kubona kivugwa cyane ubu ngubu? Aya ni amakuru yatangajwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 2025. Umutwe wayo uravuga ngo Perezida Trump yongeye kuvuga umubano ukomeye afitanye n'umushinga wo gutangira muri 2025 wiswe Project 2025, nyuma y'igihe avuga yuko atazi iby'uwo mushinga namba, ndetse ko atazi n'abari inyuma y'uwo mushinga nk'uko yabivugaga yiyamamaza. Uyu munsi ngiye kubahamiriza mu buryo budashidikanywaho ko bwa mbere Project 2025 controls the US government. Iyi proje ya 2025 ubu ni iri kuyobora guverinoma ya Amerika. Ibyo ni ntabibahamiriza uyu munsi, ntimuzagaruke hano, ntimuzongere no kunkurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icya kabiri ngiye kubahamiriza nuko Perezida Trump atatoye nk'uko abantu benshi babitekereza, ahubwo yaratoranyijwe. Which shows us now the mark of the beast is near. Ibyo biratwereka ko ikimenyetso cy'inyamaswa kiri bugufi. Inshuti zanjye, Amerika yatangiye guhinduka nk'ubugatolika, ubirasa nk'igihugu cya kigatolika. Nimurebe hano.
Headline says Trump embraces. umutwe w'ino nkuru uravuga ngo Trump yishimiye cyane projet ya 2025 nyuma yo kugaragara nk'uyirwanya mu kwiyamamaza muri 2024. Aya ni amagambo Trump yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social mu minsi mikeya cyane ishize. Nimurebe uko yanditse, ariko mureke tubirebe mu mashusho. Yiyamamaza mu matora ya 2024 ndetse no mu minsi mikeya ya mbere amaze kugera muri White House, Perezida Trump yakomeje gusubiramo ko adafite ahantu ntamwe ahuriye n'iyi projet ya 2025, ariko mu magambo yashyize ku rubuga rwe muri kino gitondo avuga ku by'umugabo witwa Russ Vought, yashimangiye isano uwo mugabo afitanye na projet ya 2025, agaragaza ko yari imwe mu mpamvu yamutoye. Uwo mugabo Trump yavugaga n'uyu nguyu yitwa Russ Vought. Trump ku rubuga rwe bwite yahuje uyu mugabo Russ Vought na projet ya 2025. Mbese ntiyigeze kubanza kuvuga ko iby'iyo projet nta kintu na kimwe abiziho, ariko ko ari ukwiyoberanya niko bakora, berekana ko barwanya ikintu kandi bakimira. Dukurikire hano. And today, President Trump posted on social media that he would meet with Russell Vought. Uyu munsi Trump yashyize ku mbuga nkoranyambaga ko yahuye n'umugabo witwa Russ Vought ushinzwe ingengo y'imari n'igenamigambi, aho yemejwe na Sena kubihagararira nk'umuyobozi cyangwa minisitiri ushinzwe ibyo ngibyo. Trump yavuze ko impamvu yo kumutoranya ari ukugira ngo uwo mugabo atahure ibigo by'abademokrate, ibyinshi muri byo ari ubujura bukorwa na politike. Avuga ko inkunga ijya muri ibyo bigo byose igomba guhagarikwa. Turifuza kwimbika cyane ngo tumenye uyu mugabo Russ Vought uwo ari we mu by'ukuri, n'impamvu afite ububasha bukomeye mu gushyiraho imiyoborere mishya muri Amerika. Mbere y'uko twimbika ku by'uyu mugabo Russ Vought, tube duhagarariye hano tubanze twumve kuno kuri. Uko kuri ni uko uyu mugabo Russ Vought ubu ari kuyobora ingengo y'imari yose ya guverinoma ya Amerika. Ubwo rero buri cyiciro cyose cyangwa buri minisiteri yose ikeneye amafaranga ya guverinoma, ibe minisiteri y'ingabo cyangwa ishinzwe umurimo cyangwa ishinzwe ubwikorezi cyangwa ibikorwa by'ubwubatsi cyangwa iy'ubuzima n'izindi zose zitandukanye, uyu niwe utanga uburenganzira bwo kugira ngo ayo mafaranga agende. Niwe uyobora imari ubu ngubu. Yitwa Russ Vought kandi yaturutse mu uyu muryango muri projet ya 2025. Ubu nshatse nahita nicara. None ubwo mu bijyanye n'ifaranga, ninde uri kuyobora ubukungu bwa Amerika yose? Project 2025, Russ Vought. Ni projet ya 2025 n'uyu mugabo yiturukamo witwa Russ Vought. Ntabwo ngiye kugarukira hano kandi ntabwo tugiye kwinjira mu by'iyi mishinga. Iyo barimo baravuga ko ari imishinga y'ibinyoma itagomba guhabwa amafaranga. Icyo nshaka kuvuga ni uko uyu Russ Vought yavuze ko umuryango cyangwa minisiteri iyo ari yo yose nitagendana n'amategeko mashya yabo ngo ntabwo bazongera kuyiha amafaranga iyo ari yo yose. What does that sound similar to? Mbese ibyo bijya kumvikana nk'ibihe? Yaravuze ngo niba icyiciro cyawe cyangwa minisiteri yawe idahuza n'amategeko yacu mashya, mbese ni amategeko y'abandi? Project 2025 n'aya projet ya 2025 ngo bazaguhagarikira inkunga yose kandi nta mafaranga namwe uzongera kubona. Ibyo birumvikana nk'ibiki? Dukurikije Bibiliya, nimumbwire. Mu gitabo cy'ibyahishuwe Bibiliya iratubwira ngo abantu bose bazabuzwa kugura no kugurisha, ubwo ni uguhagarikirwa ibijyanye n'ubukungu, keretse gusa nibemera gahunda y'ikimenyetso cy'inyamaswa no kuramya mu buryo bw'ikinyoma. Ahangaha niho tugeze. Mureke tugere kuri Russ Vought noneho. Mbese uyu ni muntu ki? Uyu Russ Vought yiyita umuhanga ukomeye cyane mu by'ingengo y'imari. Yavuze ko ashaka kugabanya amafaranga atangwa na guverinoma ya Amerika ntajye mu bidakenewe. Azwiho kuba ari umunyamuryango w'umuryango witwa Heritage Foundation, akaba abarizwa no muri projet ya 2025. You may have heard of them. It is a conservative blueprint to transform nearly every aspect of government. Uwo mushinga ushobora kuba wari wumvise, kuko ni gahunda y'abavuga ko bisunga Imana, aho bifuza guhindura imiyoborere yose ya Amerika bakoresheje amategeko atandukanye batanze n'uburyo bateguye bwo kugira ngo bazayashyire mu bikorwa. Now you do know God's word says the love of money is the root of war. None murabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko gukunda amafaranga ari umuzi w'iki? Ari umuzi w'ibibi byose. Biri mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 6:10. Gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Niba umuzi ari ugukunda amafaranga cyangwa ubutunzi, ubwo igiti kizamuka muri uwo muzi ni ukuramya kw'ikinyoma. Amafaranga nk'umuzi, ubushorishori nko kuramya. Ibyo byose birahuye cyane. Noneho nimurebe hano nshuti zanjye. Uyu ni Trump mu mezi menshi ashize avuga ngo nta kintu na kimwe mpuriyeho na projet ya 2025. Yaravuze ati iyo nyandiko sinanayisomye, sinshaka no kuyisoma, sinzigera nayisoma.
Headline says, ariko no makuru yandi amaze gutorwa, Kevin Roberts umuyobozi wa Heritage Foundation, uyu akaba ari nawe uri inyuma ya gahunda za Donald Trump, akaba ari n'umugatolika wabyiyeguriye. He is the chief orchestrator of Project 2025. Ni n'umwe mu bayobozi bakuru banditse uyu mushinga wo gutangira muri 2025. Ibyo bisobanuye ko ndamutse nshyize inzego ku bagize buno buyobozi, mbese ninde waza hejuru cyane? Ni Kevin Roberts umuyobozi wa Heritage Foundation, ba Russ Vought bagakurikiraho na Jonathan Berry n'abandi bose. Noneho nimurebe hano nshuti zanjye, uyu ni Kevin Roberts aho yavuze ngo nta rujijo na rumwe mfite That Trump will implement Project 2025. ko Trump azashyira mu bikorwa gahunda zose ziri muri projet ya 2025. Bino bisobanuye yuko wa mugabo Russ Vought atari kugenzura ubukungu bwa Amerika gusa, ahubwo bagenzi be bose bari kugenzura guverinoma yose ya Amerika, kandi ubwo abari abagatulika, ubwo abajesuite nibo bari kugenzura guverinoma ya Amerika. Because Kevin Roberts, cowboy Catholic, kuko uyu Kevin Roberts avuga ko ari umugatulika ushikamye cyane kandi wabyiyeguriye. Mbese umwuka wanuze utubwira iki? Ntutubwira ngo amahame y'ubugatulika bw'i Roma azarindwa kandi arengerwe na leta. Umuhanuzi arangije arakomeza ngo this national apostasy, kandi buno ubuhakanyi bw'ishyanga buzakurikirwa no kurimbuka kwaryo kwihuse cyane. watch carefully. Nimurebe hano. Here is Kevin Roberts. Uyu ni Kevin Roberts. Noneho mumbwire uri kuyobora undi. Mbese ni we cyangwa ni Trump? Ni mumukurikire. He was on the record when Trump azwi cyane we n'itsinda rye bagerageza kwitandukanya n'uyu mushinga wanyu igihe yiyamamazaga. Yaravuze ati sinzi ibyo projet 2025, anashyira ku mbuga nkoranyambaga ze ati hari ibyo bateguye ntemeranyaho nabo, kandi ibyo bateguye birimo n'ubuheza nguni cyane. Waba uzi ibyo akunda n'ibyo adakunda mu mushinga wanyu? I think the key thing is that President Trump saw the Ndatekereza ko ikintu cy'ibanze ari uko Perezida Trump yabonye iby'uyu mushinga ko wifashishwaga n'abari bahanganye nawe mu matora kugira ngo bamwibasire. Nari nsobanukiwe neza ko mu bihe biri imbere Perezida Trump na Vice Perezida we bakaba ari n'inshuti zacu cyane muri Heritage Foundation. Twari tubizi ko basobanukiwe iby'uyu mushinga wo gutangira muri 2025 n'intego z'umuryango wacu. Kubw'ibyo rero bagombaga kugaruka mu ruhande rwacu. Tuzi ko amavugurura yose bashaka, urugero muri gahunda zijyanye n'uburezi, nta handi bayakura uretse gusa mu mushinga wacu. Come to us. Ngo nibo basanga. None ninde uyobora undi? Mwongere mukurikire hano. Hano makuru aravuga ngo ubuyobozi bwa Trump buri kuzurwamo n'abanditsi b'umushinga wo gutangira muri 2025, nubwo Trump yari yaravuze yuko nta kintu na kimwe azi ku by'uwo mushinga. What it is. Move on. Andi makuru hano aravuga ngo nyuma y'uko Trump yihakanye ibya projet ya 2025, ubu bari gutoranya abanditsi bayo n'abayigizemo uruhare rukomeye ngo bayobore imyanya ikomeye mu buyobozi bwe. Let me say this before I go any further. Bino reka mbivuge mbere y'uko nkomeza. The leaders of Project 2025 Abayobozi ba projet ya 2025 barimo na Donald Trump ubwe love to trumpet this bakunze kuvuga aya magambo n'ayandi ajyana nayo, We want to bring religion aho bavuga bati turashaka kugarura iyobokamana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turifuza no kugira ikanguka muri Amerika, tukagarura Imana muri Amerika, We want to put 10 commandments tukanashyira amategeko 10 mu nyubako zose za Amerika no mu bigo byose by'amashuri, and yet they are breaking the 9th commandment. ariko n'itegeko rya 9 bari kuryica. Ni ababeshyi. Ibyo bigomba kumvikana cyane. Ni ababeshyi. Kandi uwishe itegeko rimwe ngo biba bimeze bite? Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10. Uwishe itegeko rimwe ngo biba bigenze bite? Aba yishe amategeko yose. Are we together, my friends? Mbese turi kumwe inshuti zanjye? Aba ni ababeshyi. Ntabwo ari igitangaza ko Yesu yaravuze muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 3 n'uwa 4 ubwo bamubazaga ngo ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? Ni icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu Kristo arasubije ngo mwirinde hatagira ubayobya, mwirinde hatagira ubabeshya. Nimurebe hano. Uyu nanone ni Kevin Roberts. Okay. And so of these other nominations, Muri aba bantu bose bandi bari gutoranywa na Donald Trump, who are you most excited about? ninde wishimira cyane? Barimo Russ Vought na John Ratcliffe na Pete Hegseth n'abandi. What can you tell me about? Man, you're wanting me to pick winners and losers. Urashaka ko mpitamo abatsinze n'abatsinzwe? They're all winners. Oya, bose ni abatsinze. Ariko twahanga amaso cyane ninde? Russ Vought. Ni Russ Vought.
Who he said? avuze ngo ninde mu bo Trump ari gutoranya bose ngo bajye mu myanya ikomeye mu buyobozi bwe ngo wo kwitabwaho ni Roosevelt. Impamvu ni yagiye kubisobanura. Because of who he is. Impamvu ni ukubera uwo ari we ndetse n'umwanya afite. Ubashinzwe iki? Ni umuyobozi mukuru w'ingengo y'imari y'igihugu ndetse n'igenamigambi ry'igihugu. Uramutse udakunda imibare wakumva ko ibyo bidashamaje, ariko uyu ni umwanya ukomeye Roosevelt afite. Ni umwanya w'ingenzi cyane utitaye no kuba urimo uwo ari we wese, kubera ko umwanya we ndetse n'abayobozi be bafatanya bageza ibiganza byabo byose kuri buri ngengo y'imari ya buri cyiciro cyose muri Amerika. Ubwo rero gutorwa nk'uko Trump na Vance batowe bafite intego yo gushyira ku murongo ubukungu bwa Amerika, ubwo umugabo nk'uriya ni ingenzi cyane. The second thing is Russ who's probably our closest collaborator on Project 2025. Icya kabiri ni uko Roosevelt ari umufatanyabikorwa wacu wa hafi cyane muri projet ya 25. Ni n'umwe mu banyamuryango ba Heritage Foundation, muri makeya ni umwe muri twe. The closest. Ngo ni umunyamuryango wabo wa bugufi cyane, ntabwo ari umunyamuryango gusa, ndetse ngo ni umufatanyabikorwa wa hafi muri projet ya 25. Ubu ninde uri kuyobora guverinoma ya Amerika? Trump is simply a puppet. Trump ni igikoresho kiri gukoreshwa gusa. Nimurebe hano nshuti zanjye, mwongere mwumve ibi ngibi. So one of those names was Russ Vought. Rimwe muri ayo mazina ni Russ Vought. Uyu mugabo yatangajwe ko ari uzaba ari umuyobozi mukuru ushinzwe ingengo y'imari n'igenamigambi mu buyobozi bwa Trump. This was the actual agency that he was writing about in his section of Project 2025, which he was one of the authors of. Kino cyiciro ni nacyo yanditseho mu mushinga wo gutangira muri 2025. Ni umwe mu banditsi w'uwo mushinga. Yavuze ko kino cyiciro gishobora gukoreshwa kugira ngo hakorwe impinduka zikomeye. Ubwo tubivuze mu nshamake, projet ya 2025 iri gushyirwa mu bikorwa utitaye ku byo Trump yayivuzeho yiyamamaza. Do you know what is striking? Muzi igitangaje cyane? Muzi igihe projet ya 2025 yashyiriwe ku mugaragaro? Google says in 2023. Google ivuga yuko ari muri 2023. When did Trump win the election? Mbese Trump yatsinze amatora ryari? Huh? 2024. Ni muri 2024. None nimumbwire. Uwanditse ku cyiciro cye on Project 2025 muri iyi projet ya 2025 avuga ku byo azakora namara gushyirwa muri uwo mwanya. Trump namara gutsinda amatora byaba bihise bigenda gutyo agashyirwa mu mwanya nk'uko byari byarateguwe. Murabona atari inyandiko bari gukurikiza? Just imagine you saying, "Oh, one day when I grow up." Tekereza ukuntu wajya kuvuga ngo umunsi umwe ninkura nzahinduka umuntu uyu n'uyu. Uti nzakora ibi n'ibi. Noneho igihe kikagera ugakora neza ibyo wifuzaga gukora. Mbese ibyo tubyita ngo iki? Ni ubushobozi bw'Imana. But over here what you call that? Ariko kuri aba bantu bo tubyita ngo iki? Mbese ni amahirwe? Mbese no guhurirana ku mpanuka? Ibi tubyita ngo iki? Tubyita ko baba barabiteguye mbere, biba biri no mu bikorwa mbere hose. Nimukurikire hano nshuti. February 6. Aha hari ku itariki 2 Gashyantare 2025. Ubwo nibwo uyu mugabo Roosevelt yemejwe na Sena ngo abe umuyobozi mukuru uhagarariye igenamigambi ndetse n'ingengo y'imari mu buyobozi bwa Trump. What date? Ngo byakozwe ryari? February 6, 2025. Ku itariki 6 Gashyantare 2025. Ariko yari yaranditse ku byo azakora mu buhe mwaka mbere ya 2023. It's planned. Bino byose biba byarateguwe. The president was selected. N'uyu muperezida yaratoranyijwe. There it is, friends. Nimurebe hano. Ngo inyandiko yemewe ku mugaragaro ya projet ya 2025 yasohotse muri 2023. Twongere dukurikire hano. Russ is the greatest living conservative expert. Roosevelt niwe muntu ushikamye ku mahame cyane iyo bigeze ku ngingo y'imari n'igenamigambi. Ntabwo yanditse gusa kuri icyo gice muri projet ya 2025, ahubwo yakoze no muri uwo mwanya muri manda ya mbere ya Trump. Niba rero hari umuntu usobanukiwe neza uko ushobora gukoresha amategeko mu buryo buzima kandi burimo imbaraga mu bijyanye n'icyiciro cy'ingengo y'imari n'igenamigambi ngo ukore ibyo abaturage ba Amerika bashaka, ni Roosevelt. A lot maybe of the project
2025 agenda may ibyinshi mu bigize projet ya 25 ubu biri gushyirwa mu bikorwa utitaye ku byo Trump yavuze yiyamamaza. Ibyo ni ukubera iki? It is fair. Mbaye umunyakuri navuga ko tutashidikanyaga ko bizagenda gutya, kandi ibisimba ivuga kubera ko ntubashye Perezida Trump kuko tuziranye cyane ndetse n'inshuti yanjye. Ariko hari itandukaniro rikomeye hagati y'ibyo Trump yavugaga yiyamamaza ndetse n'ibyo yagombaga gukurikiza muri projet ya 25. Beloved, it's what? It's a plan. None rero nshuti zanjye, bino byose byarateguwe kandi Trump ni igikoresho gusa. Hano ngiye kubaho umuhamya wa kabiri. Mbese bino byasohotse ryari? Biri ku rubuga rwa White House. Aba ni abari ku rutonde rw'abo Trump yari gutoranya, kandi hari ku itariki ya 2 Mata 2025. And who was nominated? Ninde wari watoranyijwe kugira ngo azabe umuyobozi mukuru uhagarariye icyiciro cy'abakozi muri Amerika? Ni Jonathan Berry. Ibi byabaye ejo bundi muri uyu mwaka, ariko ni mu mukurikirane ibyo yari yavuze mu kwezi kwa 11 kwa 2024. The man said, here's what I will do. Day one. Uyu mugabo yaravuze ngo bino nibyo nzakora ku munsi wa mbere nimara kugera muri ibyo biro. Ibyo byasobanurwa bite? Ni gute umenya ko uzatorwa utaratorwa? Yabivuze yabura amezi menshi ngo ajye muri uwo mwanya. Biba byateguwe rero, kandi he kugira ubayobye. Listen. Ni mu mukurikire hano. What are you on day one taking to the new Secretary of Labor? Ku munsi wa mbere uzakora iki umaze kuba umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi n'umurimo? Ngo ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa mbere agiye mu kihe cyiciro cyangwa mu yihe ministeri? Muri ministeri ishinzwe umurimo n'abakozi. What are you on day one taking to the new Secretary of Labor? Ku munsi wa mbere uzakora iki umaze kuba umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi n'umurimo? Icyo nicyo tugomba gukangurira abantu, ni umunsi w'ikiruhuko. Ibi bishobora gutangira atari itegeko ry'igihugu cyose, ahubwo bigatangirira mu mategeko ya buri leta, aho buri leta yose igomba gushyiraho amategeko yo kuruhuka ku isabato. Sabbath rest laws. Ngo amategeko yo kuruhuka ku isabato mu magambo akurikira yagiye kuvuga ko atari ukuruhuka gusa, ahubwo ko ari no kuramya ku cyumweru. Mu mukurikire hano. To be very specific, like it used to be, this was bivuze mu buryo bwahoranyije. Uyu ni umugenzo wahozeho kera cyane mu mateka ya kera. Really going literally dating back to Constantine. Kuruhuka ku cyumweru ku itegeko rya leta byatangiye mu gihe cya Constantine, igihe yari amaze kwemera ubukristo ko ari ryo yobokamana ry'ukuri ry'ubwami bw'abaromani. Yahise anashyiraho itegeko ry'icyumweru, kandi uwo mugenzo wakomeje gukurikizwa ugera mu bihugu by'uburengerazuba. Ku cyumweru imirimo yose yarahagarikwaga, kandi icyo si igihe cyo kuruhuka imirimo isanzwe gusa, ahubwo ni ukuruhuka kugira ngo tubone igihe cyo gusabana n'Imana, tubone n'igihe cyo kuramya Imana. Ubwo rero ni igihe cyo kuruhuka kubw'impamvu yo kuramya. None biratangaje cyane inshuti zanjye ko icyiciro ayobora cyitwa icyiciro cy'umurimo. Mbese itegeko rya 4 rivuga ngo iki? Mu kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza kwa 11 haranditse ngo mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose. Ariko ku munsi wa 7 ni isabato y'Uwiteka, ntukagire umurimo n'umwe ukoraho. Ariko ubu bari kwimakaza icyumweru nk'uko byagenze kuri Constantine mu mwaka wa 321. Uyu mugabo ubu yamaze kugera muri uyu mwanya. None bari kwimakaza iki? Ni ka gahato ko kuruhuka ku cyumweru. Kandi mugenzi we wundi uri hano afite ububasha bwose ku bukungu bwa Amerika. Jonathan Berry also wrote a section of Project 2025. Uyu Jonathan Berry nawe afite icyo yanditse muri projet ya 25. Icyo yanditsemo cyari kijyanye no kuruhuka ku cyumweru. Ubwo rero umwe aragenzura ibijyanye n'umurimo, undi afite ububasha ku bijyanye n'ifaranga n'ubukungu. Ni mube maso. Uyu ni Roosevelt. Mwumva icyo yavuze hano, ngo arashaka ko igihugu cyose gihinduka icya gikristo. Ni mu mwumve mu magambo ye. Ndashaka guhamya neza ko dushobora kuvuga ngo turi igihugu cya gikristo, kandi uko mbibona ubwo nuko twavuga ngo turi igihugu gishyira imbere ubukristo. Ibyo birasa n'ibyo abakristo barwana ishyaka ry'igihugu. Turashaka bimukira baje mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bashobora kwizera n'ubukristo. None icyo ari kwimakaza ni iki? Ni gahunda z'abo bakristo barwana ishyaka ry'igihugu. Mbese abo bizera iki? Nimurebe hano. Uyu mugabo ni nde? Yitwa Doug Wilson. Ni umuyobozi mukuru w'umuvumba w'abashaka ko amatorero ya gikristo ayobora Amerika, afatanyije na wa mugabo witwa Stephen Wolf.
none bino nimubyumve neza. Mbese muzo wabereye umupasitoro ninde minisitiri w'ingabo muri Amerika ubu ngubu, umuyobozi mukuru wa Pentagon ubu ngubu? Pete Hegseth. Ni Pete Hegseth. Ibi bintu biratangaje cyane, nimubyumve neza. Uyu mushinga wo gutangira muri 2025 ubu uri kugenzura White House, ukagenzura ingengo y'imari, ukagenzura icyiciro cy'umurimo, none ubu uragenzura n'igisirikare cya Amerika. Kandi iyo minisiteri ubu bayise minisiteri y'intambara. Ndetse tubona muri Bibiliya ikiyoka kirakara cyane kikajya gushoza iki? Kikajya gushoza intambara ku bwoko bw'Imana, aribo basigaye bo mu rubyaro rw'umugore bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Biri mu byahishuwe mu gice cya 12 ku murongo wa 17. Nimwumve uyu Doug Wilson. Iyi mitekerereze ya Wilson igibwaho impaka imaze kubona imbaraga mu gihugu hose. Ubwo aheruka gufungura urusengero rushya, abizera bakomeye bitabiriye amateraniro ye, barimo n'umuyobozi mukuru ushinzwe igisirikare muri Amerika, ariwe Pete Hegseth. Mbese bino birumvikana? None ni ikintu kimwe kuvuga ngo muri Amerika dushyigikiye amategeko ashingiye kuri Bibiliya agambiriye kuzana imico mbonera mizima, kandi aho nanjye ndabyemera kuko ndwanya ibyo gukiranirwa no gutakaza imico mizima n'ubuhakana Imana no kutemera Imana. Ariko ku rundi ruhande tugomba kwibaza ngo mbese ugira kureba ingana iki mu gushaka guhatira abantu andi mategeko yitwaje ubukristo. Leta nta kintu na kimwe igomba gukora ku mategeko ari ku gisate cya mbere kibuye, ariyo mategeko ari hagati y'umuntu n'Imana. Ariko bano bakristo barwana ishyaka ry'igihugu baravuga ngo tugomba gutera abantu bose kuramya Imana ku munsi twebwe twihitiyemo. Ibi ntabwo ari amagambo yanjye, mu birebe hano. Uyu ni Pete Hegseth ku rubuga rwe rwa X avuga ku by'uyu mupasitoro we Doug Wilson. Aramushyigikiye. Nimwumve rero icyo uyu mupasitoro ashaka. Christ Church Senior Pastor Doug Wilson makes no apologies for his beliefs on God and country. Umuyobozi w'itorero rya Gikristo witwa Pastor Doug Wilson ntacyo yishinja ku byerekeranye n'imyizerere ye yerekeranye n'Imana n'igihugu. I'd like to see the town be a Christian town. Ndifuza kubona umujyi uhinduka umujyi wa Gikristo. Like to see the state be a Christian state. Ndifuza kubona na leta ihinduka leta ya Gikristo. Like to see the nation be a Christian nation. Ndifuza no kubona igihugu gihinduka igihugu cya Gikristo. I like to see the world be a Christian world. Ndifuza no kubona isi ihinduka isi ya Gikristo. Mbese bino birabishimangiye neza. None nimwumve ibi ngibi. Mbese ibi ngibi ashaka byo kubona leta n'igihugu n'isi yose bihinduka ibya Gikristo bizagerwaho bite? Mukomeze mukurikire. Is planting a church in DC part of your mission? Mbese kubaka itorero muri Washington DC ni umwe mu migambi yo gutuma ibyo bishyirwa mu bikorwa? Muratekereza yarasubije ngo iki? Mbese kubaka itorero muri Washington DC ni imwe muri misiyo yo gutuma muhindura ibyo bintu byose bya Gikristo? Yego. Buri sosiyete yose ifite iyobokamana rigenzura leta. Ikibazo cyonyine gihari ni iki ngo mbese n'iyobokamana ryande? Muri leta ivuga ko itisunga Imana, idini riyoboye riba ari ry'uhakana Imana buhuriweho n'abaturage. Mu gihugu cya Gikristo riba ari iyobokamana rya Gikristo. Well, what would you say to someone watching this? Say, look, I'm a Muslim. Wabwira icyo umuntu ugukurikiye wavuga ati nge ndi umuyisilamu, none kubera icyo utekereza ko imyemerere yawe ariyo myiza kuruta iyanjye kandi ko Imana yawe iruta iyanjye? Well, if I went to Saudi Arabia, I would fully expect to live under their God's rules. Ndamutse ngiye muri Arabiya Saudite mba niteze ko mpita nkurikiza amategeko y'Imana yabo. Ubwo mu gihugu cyacu nabo bagomba gukurikiza amategeko y'Imana yacu. But you said earlier that you want this to be a Christian world. Uvuze mu kanya ko wifuza kubona isi yose ihinduka ya Gikristo. Yego, ubwo mufite no muri gahunda guhatira isi yose iyobokamana ryanyu? Yego, ariko dukoresheje uburyo bwiza bwo kubasangiza ubutumwa bwiza, kandi dufite umurimo munini tugomba gukora, ndetse ndizera ko dukomeje kuwugeraho neza. Mbese byasobanuka neza gute birenze uku ngo ni iki cyatumye yubaka itorero mu murwa mukuru wa Amerika? Ni uko yifuza ko ubutegetsi bukoreshwa mu guhatira abaturage iyobokamana kandi ku isi yose, ngo hakabaho ubutegetsi aho iyobokamana riyobora leta. Bino biratangaje cyane, mukomeze mwumve. Ubu muri Pentagon ku cyicaro gikuru cy'igisirikare cya Amerika habera amasengesho ya buri gihe ayobowe na Minisitiri w'Ingabo Pete Hegseth. Uyu mugabo ni nawe Doug Wilson abereye pastor. Turifuza cyane kubona amategeko ya Gikristo ayobora abantu bose. Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Pete Hegseth yagiye ashimira ku mugaragaro uyu mupasitoro we Doug Wilson. Now we're standing on the shoulders of a generation later
the Doug Wilsons and the other ubu dufatanyije cyane na pastor wacu Doug Wilson na bagenzi be. Imitekerereze y'uyu mugabo na bagenzi be imaze kugera ahantu henshi cyane mu bice bikomeye birenga 150. Ubu ninde uri kuyobora Amerika? Ni Ubugaturika bw'i Roma, nibwo buri kuyigenzura. Ni Abajesuite bari kuyigenzura, haba mu buryo bw'ubukungu, mu miyoborere, ndetse no mu nzego z'umutekano. Igihe cyanjye kiri kurangira. Ibisiga by'ubwoko bumwe biragendana. Ahangaha ibumoso turahabona Roosevelt, iburyo hari Kevin Roberts. Uyu nanone ni Roosevelt, kandi mwumviye imyizerere ye uburyo ihambaye cyane. Igihugu cyacu kiradukeneye cyane, kandi ntabwo tuzabasha kugitabara hatabayeho guhangana n'urugamba rukomeye. Tugomba gutanga uburyo ngenderwaho turi kumwe na Steve na Pete n'abandi, tukagaragaza ikiguzi gisabwa icyo ari cyo. Tukanabwira buri wese tuti, niba utiteguye gutanga kino kiguzi, ntidushaka gufatanya nawe, kandi nawe ntuzakorana natwe, ndetse birashoboka yuko nutubangamira cyane uzamara igihe runaka muri gereza. Ushobora gufunga ijoro ryose muri gereza, ukabwira umuryango wawe uti, ntimuri buze kumbona mu gihe runaka. Ubwo nibwo buryo bwonyine tuzakoresha turokora igihugu cyacu, kandi nituzirikana ko umwete n'ishyaka ari byo bikenewe cyane, bizatuma tuba dufite ingabo ziteguye kugira ngo zihangane mu rugamba tugiye kujyamo. Mbese yiteguye gukoresha intoki ze amena amaraso? Yego. Uyu ni Stephen Wolf. Igihe cyanjye nacyo kirageze. Nimurebe kiriya gitabo kiri inyuma. Uyu ni wa muvumba witwa Christian Nationalism. Twongeye twibuke icyo yavuze hano. And we're going to do that because we're a Christian nation. Ndetse tuzakora ibyo ngibyo kuko turi igihugu cya Gikristo. Icyo nicyo gitekerezo cyatuyoboye cyane mu gutegura kino gikorwa. And I think that's good because I think that civil government is something ordained of God. Ndetse nibwira yuko ibyo ari byiza bizanashoboka kuko leta ari ubuyobozi bwashyizweho n'Imana, nubwo rimwe na rimwe igikora bidahwitse, ariko ububasha bwo gutegeka mu izina ryayo Imana yabuhaye leta. And that should be used for the good of people. Ubwo bubasha rero bugomba gukoreshwa mu gushakira icyiza rusange abaturage bose. And is there anything better than mbese ubwo hari ikintu cyiza cyane leta yakora mu izina ry'Imana kirenze kuba yashyiraho itegeko risaba ko abantu bose bagomba kuramya Imana that occurs on Sunday. Kandi bakaruhuka ku munsi wayo wo ku cyumweru nk'uko bishaka. Itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru nicyo kintu cyiza cyane leta izabikoze mu izina ry'Imana. Mbese nitwe bagambiriye? Nuhe munsi bavuga ko abakristo bose bagomba kuramyaho? Ni ku cyumweru. Baravuga bati kubw'iyo mpamvu uwo ni wo munsi wonyine uzemerwa, ntabwo ari ku isabato. Mbese itegeko ry'icyumweru riri bugufi? Mukomeze mwumve hano. Ntabwo dutandukanye cyane na J.D. Vance. Mbese uwo J.D. Vance avuga ninde? Ni visi perezida wa Amerika. Dufitanye ubucuti bukomeye kandi turakorana cyane, ni umwe muri bagenzi bacu. Aba bose ni bamwe. Bano bakristo bavuga ko bashaka kuvugurura igihugu, bose bari mu mugambi umwe. Twongeye twibukiranye n'uyu nguyu. Yitwa Jonathan Berry. It sounds controversial. Iyo ngingo ishobora kumvikana nk'izateza amakimbirane mu buryo bwinshi butandukanye. It is a return to something that basically always. Ariko ko no kuzaba ari gusubira ku kintu cyahozeho, kandi no gusubira ku mugenzo wigeze kujya wubahirizwa kera. And it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. Kandi tuzashishikariza abantu bose ko baruhuka kuri no sabato ya Gikristo binyuze mu guhagarika ubucuruzi bwose kuri uwo munsi wo ku cyumweru dimanche. Let's see what they say about Seventh-day Adventists. Reka twumve icyo bavuze ku Adventiste w'umunsi wa karindwi. In a pluralist society, if you reinstate blue laws, turi mu muryango w'abantu bafite imyizerere itandukanye. None nimushyiraho amategeko y'ubururu, ariyo mategeko y'icyumweru, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Seventh-day Adventists. Ubwo bizatuma mubangamira abasenga ku munsi w'isabato barimo nk'abayahudi n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. So how do you mbese ibyo murumva muzabihuza mute? We're not obligated to satisfy every group under the sun. Ntabwo dutegetswe gukora ibishimisha buri yobokamana ryose riri munsi y'ijuru. Abo rero ntacyo batubwiye.
aya ni amagambo avugwa n'abo bakristo bashaka kuvugurura igihugu. We aren't obligated to satisfy, tolerate. Aravuze ati ntabwo dutegetswe gushimisha cyangwa kunezeza buri tsinda ryose ry'iyobokamana. Mbese yashakaga kwerekeza ku bahe? Ku badivantiste b'umunsi wa karindwi. Mureke dusoreze hano. Reka twibukiranye Donald Trump avuga ko itorero na leta bigomba guhuzwa, ibyo gutandukana kwabyo bikagera ku iherezo. Turifuza kugarura iyobokamana mu gihugu cyacu, ariko hano ari kubeshya. Mbese ni irihe iyobokamana yifuza kuzana? Well, good morning. This is a beautiful day. Igitondo cyiza kuri mwese. Uyu ni umunsi mwiza cyane. Imana yatugiriye neza iduha uyu munsi mwiza, kandi byahari ari cyo bisobanura ko turi abanyamahirwe cyane. Ni iby'icyubahiro cyinshi, ndetse nishimiye kubakira mwese abayobozi b'amatorero hano muri White House kugira ngo twishimire uyu munsi w'igihugu w'amasengesho. Ibi turi kubishyiramo imbaraga, kandi ni ku nshuro ya mbere bikozwe gutya. Mwari mubikwiriye, natwe abayobozi ba politike twari tubikwiriye hano muri White House. Ubu turi kugarura iyobokamana mu gihugu cyacu, kandi turarigarura mu buryo bwihuse cyane burimo imbaraga. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of. The radical left. Kubera ko kugira ngo Amerika ihinduke igihugu gikomeye, tugomba kuba turi igihugu kimwe kiri munsi y'ububasha bw'Imana, kandi iryo ni ijambo batisunga Imana bifuza gukuraho, ariko ntabwo tuzabemerera ko babigenza batyo. I want to thank a man of incredible faith who's with us, Speaker Mike Johnson. Ndifuza gushimira umugabo ufite ukwizera gukomeye uri hano, ari we mukuru w'abadepite witwa Mike Johnson, kuba nawe yaje gufatanya natwe. Yagiye akora umurimo ukomeye. Ibirori nk'ibi muri White House, aho abayobozi b'amatorero n'aba leta bakorera hamwe, ntibyigeze bibaho mbere hose. Nta muperezida n'umwe wemeye ko ibisa n'ibi bikorerwa hano uretse njyewe. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. Abarwanya Imana baravuga bati, itorero na leta bigomba gutandukana. Iyo babimbwiye ndabasubiza nti, mureke ibyo tube tubyibagiwe. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. Turacyemera ko itorero na leta bigomba gutandukana, ibyo nge ntabwo mbizi. Mbese ibyo ni ibintu byiza cyangwa ni ibintu bibi? Ntabwo mbizi neza. Ngo ntabwo bisobanukiwe neza. Reka tumenye neza twe ko ibi tubisobanukiwe. Murebe hano. Igihe abatangije kino gihugu bavugaga ibyo gutandukanya itorero na leta, bari bashingiye ku mateka y'ibyabayeho kera, ayo twe tutibuka ubu ngubu. Church and state was merged together, and the church used the power of the state to enforce its doctrines and practices. Itorero na leta byari bihuje, kandi itorero ryakoreshaga imbaraga za leta kugira ngo rihatire abantu amahame yaryo n'imigenzo yaryo. Leta yakoreshaga imbaraga z'umurengera irwanya abatemera itorero, bifuzaga kuramya mu buryo bwabo bwite. Abo bantu bararenganyijwe baratwikwa, abandi indimi zabo ziracibwa, kandi abatangije Amerika ntibifuzaga ko imitegekere nk'iyo yagira muri kino gihugu. And that was a theocracy. Aho itorero ryayoboraga leta mu Burayi. Bakundwa, ngiye kuvuga aya magambo nsoza. Ndi kubona ibishobora kuba bigiye kubaho, kandi ndi kubona ibigiye kubaho. Ikibazo ni iki ngo, mbese Imana izabyemera ubu? Njyewe nawe ibyo ntabwo tubizi, ariko icyo dushobora gukora ni ukwitegura ryari? Ubu ngubu. Tugashyira mu bikorwa imfunguzo 5 zo kurokoka. Mbese turi kumwe? Mureke dusenge. Data uri mu ijuru, ubwo dusoje ino gahunda, ukomeze gutunganya no gutegura imitima yacu. Uduhe gusobanukirwa neza, kugira ngo tumenye neza ko inari iminsi ya nyuma. Nobody can say we ever saw something like this in past times. Never. Ntawe ushobora kuvuga ko twigeze tubona ibisa n'ibi mu bihe byashize. Bino ni ibikorwa bya nyuma bisoza amateka y'isi. Kandi kuba byarahano ubu bikaba biri gusohora, turagusabye ngo duhe umwete n'ibyiringiro, udusoreze amasezerano yawe yose, unadutabare kugira ngo tubone kugira neza kwawe muri iyi minsi y'imperuka, kuko byose bishobokera abakwizeye n'abakumvira. Uduhe umwete kandi uturinde gucogora, kuko byose tubishobozwa n'ubuntu bwawe. Turagushimiye ko twumvise kandi udusubije, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.